Mwiriwe neza nshuti zanjye nongeye kubasuhuza cyane ni Arincho AI TV show. Yego ndagarutse uyu munsi nanone mu kiganiro ndifuza ko tuganira ku bintu bikomeye cyane muri iki gihe. Abantu benshi babyibaza ariko ntago bajya bashaka kwiha igisubizo, kandi nyamara igisubizo kiri muri twebwe. Mu by'ukuri yaba jyewe cyangwa se wowe ushobora kuba waribajije iki kibazo, impamvu abana bo muri iyi minsi bagorana, bavuga nabi cyangwa se ntago bazi kuvuga neza. Ikindi ntabwo bubaha, ntabwo bumva, nyamara bafite ababyeyi. Ariko ugasanga icyo ni ikibazo gihari turebesha amaso abiri, ariko mu by'ukuri ntitubashe kukibonera igisubizo. Uyu munsi reka tuganire ku kibazo kigira giti: ese abana barerwa nande muri iki gihe? Ninde urera abana? Ese uburere abana bafite babukura he? Niba uri umubyeyi rero cyangwa se witegura kuba umubyeyi, uri umurezi, uyu munsi nyemerera ukurikirana iki kiganiro cyose, uraza kumenya impamvu yatumye aba bana impamvu aba bana tutabasha kumenya neza uburezi bafite aho babukura, cyangwa se niba wifuza ejo hazaza hawe, ndakwinginze ukurikirane iki kiganiro cyose kugera ku musozo. Niba utarakora subscribe wibuke kuyikora, wayikoze ukore like ndetse usharinge iki kiganiro kigere ku babyeyi benshi ndetse n'abandi bantu bifuza cyangwa se bakeneye kumenya impamvu nyamukuru. Turakomeje rero cyane, kandi mwese ndabashimira ko mukomeje kumba hafi. Yego, muri ibi bihe, mu bihe byashize, reka ntangire mu bihe byashize, ubundi umwana yavukiraga mu umuryango ukaba ari ryo shuri ry'ibanze yigiramo ibintu by'ibanze mu muryango. Ni ukuri umuryango wabaga ari wo shuri ry'ibanze, kuko amagambo menshi yigaga kuyavuga ayakuye ku babyeyi be, kuri bakuru be cyangwa se barumuna be bari hafi. Ariko uyu munsi siko bimeze, ibintu byarahindutse, namwe murabibona. Mu by'ukuri ngo ni iterambere, yego, ariko uburyo byahindutse biri kutuganisha ahatari heza. Uburyo byahindutse rero, muri iki gihe abana bakiri bato ubu bafite telefone, bazi no kuzikoresha, televiziyo baziba imbere igihe kinini. Ikindi, internet idafite imbibi rwose ihora mu ngo zacu, iyo nayo rwose yabaye umurezi. Hagati aho rero, ntabwo mu by'ukuri ibyo byose bibaho ariko ababyeyi badahari, baba bahari ariko bari mu kazi, bari kwirukanka inyuma y'ubuzima. Mbese ibintu byabaye birebire, stress zikaba nyinshi, ugasanga rero abana tubahariye ibyo bikoresho. Nanone rero, ese koko ushobora kwibaza iki kibazo uti: ese umwana koko akwiriye kurerwa nande? Umwana akwiriye kurerwa nande? Abana barerwa n'ikoranabuhanga muri iyi minsi cyangwa se muri ibi bihe, kubera ko telefone zaradusimbuye, televiziyo, internet, ibyo byose abana ujya gusanga umwana ufite umwaka n'igice azi gufungura password muri telefone ya mama we. Ibintu bitangaje cyane. Mu by'ukuri rero, ibyo ni nabyo bibabwira cyangwa se bibigisha uko bambara. Usanga mu gitondo ukabona umwana yambaye ukuntu, nyine nawe uri umubyeyi ukabibona, ukavuga ukibaza ahantu yabikuye. Mu by'ukuri naho ngaho aba yarabibonye. Nabyo bibigisha amagambo bakoresha. Ari igihe umwana avuga ijambo ukibaza uyu mwana yarikuye, wowe mubyeyi we uryumvishe bikagutangaza. Nibyo iyi telefone cyangwa se televiziyo ni nabyo bibigisha icyo bari cyo, uko bari nyine. Noneho hari ibintu byitwa ngo bya cool, ngo ndi cool. Ayo magambo yitwa cool naho ngaho bayavana. Mu by'ukuri rero, umwana umara amasaha menshi cyangwa se umara igihe kinini kuri screen, hanyuma akamara iminota mike hamwe n'umubyeyi, uwo si mu by'ukuri wahita nawe wibwiriza ukamenya ikintu kirera uwo mwana. Niba umwana ashaka kumara amasaha 4 cyangwa 6 imbere ya screen, umubyeyi yaza bakamarana iminota 2, mu by'ukuri urumva umurezi w'uwo mwana. Uko ikoranabuhanga rero ryagiye ritera imbere, natwe ridusatira, byahise bituma ababyeyi inshingano zacu zigabanyuka, hanyuma inshingano zacu tukaziharira ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga. Mu nyumve neza, mu by'ukuri ntabwo ikibazo ari telefone cyangwa se screen cyangwa se ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, ahubwo ikibazo ni umwanya
bamara imbere yabyo, cyangwa se ikibazo ni uburyo byasimbuye ababyeyi babo. Turakomeje rero. Ikindi kibazo gikomeye cyane ni inshuti mbi, TikTok, YouTube ndetse na Instagram. Izo ni app ziba muri telefone zacu twebwe tutazi gukoresha, bamwe na bamwe mu babyeyi batazi gukoresha, ariko abana babo bazi kuzikoresha mu buryo butangaje. Aho ngaho umwana hakura kwigana, we ntanatekereze. Ni ukuvuga ngo hari ibyo arebaho pe byiza bifite umumaro, ariko we yanarangiza ntatekereze, ahubwo akigana ibyo yabonye. Ikindi tuhakura kwemera ibyo twabonye gusa, abana bahakura kwemera ibyo babonye gusa. Nukuri ntago babasha gutekereza avuga ati iki kintu ndi kubona kuri YouTube ni ukuri, kuri TikTok ni ukuri, cyangwa se ikintu gipostinze kuri Instagram ni ukuri. Rimwe na rimwe rero ugasanga umwana arimo aravuga ati ibi ngibi uku nambaye, uku nabonye kuri TikTok, nabonye umwana w'umushuti wanjye abyambaye, mbona ni byiza, nanjye ndabyambaye kandi urabona ko ari byiza. Ni ukuri kose. Iyo myitwarire yose nubyumva yabikubwiye gutyo, ntuzagire ngo ubundi burara, kuko biba byaravuye aho, kuko niho yabonye inyigisho zitandukanye. Aho rero niho umuco mubi uturuka, niho kumva nabi bituruka, niho kutubaha bituruka, niho mbese ibintu byinshi tubona mu rubyiruko rwacu, tubona mu bana bacu, naho ngaho bigenda bituruka rimwe na rimwe. Hanyuma rero ukwiye kwibaza ati ese kuki ababyeyi batagifite umwanya? Mu by'ukuri ntabwo twakwibeshya ko ababyeyi bafite umwanya, ntabwo bishoboka, kubera ko barakora cyane, bakora uko bashoboye. Hari impamvu nyinshi zituma rwose ababyeyi batakibonera umwanya abana babo, ariko si ukuri, hakwiriye kugira akandi kantu. Iyi impamvu ya mbere ikomeye rero ni ubuzima. Gushaka ubuzima biragoye, birahenze, ku buryo umubyeyi yisanga n'ukuri yaburiye umwanya umwana. Guharanira amafaranga, ewana kabisa, amafaranga yo azarikora. Yego. Ikindi cyiyongeraho umunaniro pe, umubyeyi akava mu gushugurika gutyo, mu gushakisha, ariko yagera no mu rugo akabura umwanya wo kwicara ngo aganire n'umwana, kumva arananiwe, ati bana banjye ndananiwe, mumbabarire mfite stress zikomeye cyane. Ibyo bintu byose byatumye ababyeyi baburira umwanya abana babo. Hanyuma rero ababyeyi bamwe batanga amafaranga, abandi bagatanga ibintu, ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye, kubera ko nta na rimwe byigira bisimbura ababyeyi, nta na rimwe bizigira biba ababyeyi imbere y'abana bacu. Nyamara umwana hari ibintu akeneye, nanabivuze mu video zitandukanye, n'uyu munsi ngiye kubisubiramo. Uwo turakora subscribe, ndakwinginze ukore subscribe kugira ngo ugende urushaho kumenya byinshi mu kwita ku bana, byinshi mu muryango no kubana neza. Akenera ijwi rya se na nyina, ntabwo umwana akenera ijwi rya nyina gusa, akenera n'ijwi rya se. Urumva ko akenera amajwi y'ababyeyi be bombi. Ikindi umwana akenera ko bamwumva, kubona bamuteza amatwi. Ikindi akunda kubona urugwiro rw'ababyeyi be. Ni ikintu abana bose bishimira, iyo abona mama wamufitiye ubwuzu, papa wamufitiye ubwuzu, rwose ni ibintu bishimisha umwana. Ibi rero iyo bitabonetse bigira ingaruka ku bana ndetse no ku muryango. Iyo umwana atarerwa n'ababyeyi akura adafite indangagaciro, ibyo murabizi. Ikindi ntamenya kubaha, ahorana uburakari bwa hato na hato ndetse no kwigunga muri we. Ntamenya itandukaniro ry'icyiza n'ikibi. Urumva ni ibintu bitari byiza pe, kubera ko icyiza ntiyigeze akibwirwa, n'ikibi ntiyigeze akerekwa. Icyo gihe rero ntabasha kubitandukana. Ibi kandi bikagira ingaruka ku muryango, nabivuze, bikagira ingaruka ku ishuri, mu myigire ye, mu mikurire ye, bikagira n'ingaruka ku gihugu cyacu cy'ejo hazaza. Nyemerera wumve iyi nteruro, uyumve neza cyane. Umwana mubi w'uyu munsi ni umuryango ufite ikibazo w'ejo. Ako kantu ukumve neza cyane. Igisubizo rero uko twabigenza kugira ngo tubone igisubizo muri community, mu by'ukuri ntibisaba kuba umubyeyi utunganye, ahubwo bisaba kuba umubyeyi uhari, kubonera umwana umwanya. Dore ibintu byoroshye cyane umubyeyi yakora, ababyeyi cyangwa se bakora, bikarushaho kugenda bifasha abana babo. Kumva umwana
ukamutega amatwi wowe nta bindi bintu uvangiyemo. Ikindi byibuze gushaka iminota 30 muri munsi mukaganira, ukamwumva, akakubwira inkuru, akakubwira ibyamubayeho, byamushimishije, ibyamubabaje, ibyo yifuza, icyo ashaka kuba. Ibyo byose ni ibintu umwana aba akeneye kuganira nawe ukagira uburyo umusapotinga mu bitekerezo. Ikindi kugabanya screen time imbere y'abana, kuba urugero rwiza nacyo ni ikintu cy'ingenzi dukeneye ku babyeyi bacu. Niba ushaka rero kugira umuryango ukomeye, kugira abana bafite indangagaciro ndetse n'ejo hazaza heza, tangira cyangwa se tugomba gutangira uyu munsi mu by'ukuri tugakora inshingano zacu uko bikwiriye. Ngaho rero murakoze cyane, umukore subscribe muri benshi wowe mwebwe mutazikoreze muzikore, abazikoze mukande like, mushare iki kiganiro, kandi namwe ndabasabye nabinginze uze kwandika comment yawe, ahandikwa comment umbwire se wowe utekereza ko ubu muri iki gihe abana barerwa nande. Murakoze cyane, ni Aren Show ya TV Show, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.